Mwiriwe nshuti za Rwamagana amuza 250. Nkuko mubizi tuvuye imabare, turi mu murenge wa Rubona, ni mu karere ka Rwamagana. Ubwo tuvuye imabare twe turimo turerekeza Rwangunda, kubw'amatsiko menshi cyane twa dufite kumenya ngo se Rwangunda ni hantu ki, ese amazi yahameze gute, ese n'amazi umuntu ashobora kunywa, cyose n'amazi umuntu ashobora no kumesesha cyose no gutekesha. By'ukuri twagize amahirwe yo kuba twagiye mu rugo rw'umuturanyi, turi kugira ngo tumusabe amwe mu mateka yaranze uyu mugezi, cyose bimwe mu bigerekeranye n'iri vomero riri hano. Noneho ndashaka kugira ngo dukomeze tujyane n'umuturanyi turi kwerekeza kuri ako kagezi gatoya cyane. Ndagira ngo dukomeze twerekezayo tujye kureba uko byifashe k'uwo mugezi. Ni byiza cyane, turi kumwe n'umuturanyi hano, turimo turagenda, turimo turerekezayo kugira ngo tugende adusangize bimwe mu byerekeranye n'amateka, dore ko twebwe nkatwe urubyiruko tuba dukeneye kumenya neza bimwe mu byaranze iyi si tuba dutuyeho, dore ko tuba dufite amatsiko yo kumenya ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, kubwo kuba biba byarabayeho twebwe tutarabaho. Ni byiza cyane rero, ubwo ni byiza, ni amahirwe kumenya ahantu nk'aha ngaha, tukaba twabasha no kuhasura tukahamenya. Ubwo rero kuko mubibona, murabona turi kumwe n'umuturanyi, wa mugabo twahoze turi kumwe kare kwa cya giti. Ndabona tugeze ku ivomero, ndabona ari ivomero ryiza cyane rifite amazi arakeye nk'uko mubibona. Ndashaka kugira ngo tugirane ikiganiro n'uyu muturanyi dusanze iwe. Ndashaka kugira ngo atangira atubwira amateka y'aha hantu, ese imva n'imvano y'uyu mugezi ni iyihe, ese ko hitwa ngo ni Rwangunda. Tujya ngo twumve nawe icyo abivugaho nk'umuturanyi uhamaze igihe, dore ko yaranahavukiye, wenda aradusangiza no ku mateka ababyeyi be banamuhaye icyo babivuzeho. Twatangiye tubwira. Ubundi navukiye mu kagari ka Mabare. Yego. Murenge wa Rubona, ariko yego, uko mbona aya mazi naravutse ndasanga, ariko numva ngo yitwa Rwangunda. Yego. Rwangunda mbona ari umusozi muremure, hari amazi amanukamo, ariko mbona nta kintu adutwaye, umuntu yanayanywa ni meza. Yego. Rero ariko hari imisozi miremire cyane, nyine ni Rwangunda nk'uko bimeze. Yego. Igomba kuba yaranabayeho. Iyi misozi turayibona miremire cyane ngira hejuru iriya. Yego. Rero nta kibazo rwose, aya mazi umuntu yayakoresha ubuzima busanzwe, nta kibazo kuko aratemba, urabona nta mwanda afite. Yego. Dore ko ni amazi meza cyane, dore umuntu aranakaraba mu maso. Batura n'akarabe tugiye mu kazi. Ni ukuvuga ngo umuntu anayanywa. Turayanywa rwose nta kibazo. Hanyuma se ngiye ko mfite amatsiko, ngiye mvuye kureba igiti ahantu bita Mabare, igiti gikuze cyane, bambwira ko ahantu ngunda yita Rwangunda niho yapfiriye. Ese niriba yafukuye byaba byagenze bite? Wenda rero Ngunda ashobora kuba yarariho, cyangwa se wenda ari n'imigani, wenda ari nk'umuntu wenda waryaga cyane bakamwita wenda nk'igisambo, ariko yabayeho kuko iriya misozi niwe wayihinze, biragaragara. Nase umuntu urana w'umunyembaraga ntiyahinga iriya misozi, ntabwo bibaho mu buzima. Ikibazo mfite njye ndimo kubaza ntasobanukirwa neza. Kumwitira Rwangunda ni impamvu z'uko yaba yarahaguye cyane uko yahingaga. Yarahingaga. Aya mazi isakaza kuboneka gute? Aya mazi mbere yuko Ngunda abaho, aya mazi yari ariho, cyangwa amazi yabonetse ko Ngunda numva ko ngo yaba yaguye hari avuye Nkungu na Munyaga, yari yaciye ahantu bita Bindi. Yabanje kunywa amazi, abashumba bari barimo badahira inka bashyira mu bibumbiro, bamuha amazi ikibumbiro iriba rya mbere ararikamya, bamuha irya kabiri ararikamya, bamuha irya gatatu ararikamya, kugeza aho yageze ku mariba 5. Arababwira ati se ko nashize inyota. Abashumba baramubwira bati none se ko
ugiye kunywa amazi ukayamara inka zikaba zigiye kumanga bigende bite? Arababwira ati se inka ntizanywa n'ejo, ati n'ubundi rero mureke n'inywere n'ubundi nta kibazo inka zanywa n'ejo. Aranywa amariba 8 yose arayakama. Noneho yambuka igishanga. Ahangaha bahinga umuceri, icyo gihe batarahinga umuceri hari ibifunzo, hari mu gishanga. Nawe urabona mu gishanga abantu badahinga. Arambuka araza azamuka, niko bambwira mu mateka niko byabiri, kuko mfite amahirwe kugira ngo ubwo uvuka inangaha uri amateka y'aha hantu wawe uyazi. Bamuteye icumu, amazi abavuye mu nda, abarapfuye. Amazi atemba, ubwo atembye amanuka aho hantu koko yaba yaraguye. Ni isoko yahise itobokera. Niho yatobokeye kuko n'ubundi niho yahingaga, hari urabona ko hari imisozi. Kuko amazi nyine yaranyweye, atubitse amazi aramanukamo gutya, niko gusandaza amazi. Ariko aya mazi urabona ko ari umwimerere, n'ubundi abantu barayakoresha mu buzima busanzwe nta kibazo. Ikindi kibazo cy'amatsiko mfite se, mu gihe cy'impeshyi bwo arakama cyangwa ahoraho? Ahoraho cyane, haba impeshyi haba iki. Uretse wenda iyo bari nko kuhira imbuto nibwo bayafunga agahera ruguru, ariko iyo bamaze kuhira n'ubundi bararika bakomeza agatemba, ntajya kama. Wese waba warageze aho izi soko ziri bwite n'iziri? Ndahazi ni ruguru iriya, ni hano hepfo, ni ahantu haringaniye no mu buga nyine ku gasantere ka Muhoga nyine. Ni ukuvuga ngo hose wowe wabashije kugerayo hari igikangaga cyangwa se ni ibisanzwe avamo agiye? Ni ibisanzwe, ariko ni ahantu nyine hatobotse isoko nyine tugaciye imisozi, amanukamo bahise bakoramo igihombo, nicyo bavoma hayasagutse n'iyamanuka. N'ubundi hariyo rubino? Hari igihombo. Ese wenda nkanjye nk'ikibazo cy'amatsiko nawe mfite, ese nk'iki gihombo waba waragiye kugishyiramo nawe waba wari uhari? Ntabwo nari mpari, gusa nagiye kubona mbona ngo kirimo. Yego. Mbona bahavoma, ariko iyo n'ubundi iyo soko nayibonye kuva kera, kuko n'ubundi yarahahoze imisozi tuyibona. Ni ukuvuga ngo uriya musozi ni uwa kera cyane. Yego. Mbese ushatse kuvuga ko umusozi ni umusozi tuwita Rwangunda. Yego. Iryo zina rero ryahozeho. Yego. Kuko cyane abantu ba kera bavuga ko ngunda ariho yahingaga. Yego. Nanjye niko mbizi. Nawe niko ubizi? Ndabona imyaka 30 maze hano, ubwo niko nanjye mbizi. Niko ubizi. None se aya mabuye ko mbona ari menshi, ni abaturage baba barashyizemo cyangwa hakoreshejwe umuganda kugira ngo aya mazi asigasirwe kugira ngo wenda abe yanyobwa cyangwa se abe yajya akoreshwa mu buzima busanzwe bwa buri munsi? Aya ngaya ni umuganda bayasizemo kugira ngo imodoka zisayamo. Yego. Kuko byabangamiye abantu bagenda, ibinyabiziga, amagare. Bafite gahunda rero kuza kuzashyiramo n'amabuye, kuko ari ikigo twakoze nk'abanyarwanda kugira ngo tunyure ahantu hasobanutse heza. Yego. Okay. Nk'uko mubizi hano turi ni Rwangunda, ariko ndashaka kugira ngo by'umwihariko nifashishe uyu muturanyi twasanze Rwangunda kugira ngo atubwire ese duharereye hehe, ese umuntu wagira amatsiko nk'aho twagize kugira ngo aze gusura Rwangunda yaza baza ko ari mu wuhe murenge, ari mu kahe karere, ese ari mu kahe kagari, ese hari nomero ya telefone yaguhamagara se kugira ngo wenda abe yakubona, kugira ngo aze akwifashishe kugira ngo umwereke ese Rwangunda ni iyihe. Watangiye utubwira aho duherereye? Yewe irereye mu kagari ka Mabare. Yego. Murenge ni wa Rubona. Yego. Mushaka nimero za nyine zo ariko mbere yuko wenda waduha nimero za telefone, ndashaka kugira ngo ni ukwibutsa abantu. Ese ndabona hano duherereye ni mu gishanga nk'uko muri kubibona, hari hakurya hari agasozi hariya, tugenda ndashaka kuzenda ari kwibaza avuga ati se ni ku rugano rwa he na he ko nagize kubona kuri YouTube ari mu gishanga, se haba ari urugabano rwa he na he? Watubwira urugabaniro urwo ari rwo? Urugabaniro rwa Nguna ni urugano rwa Rubona na Mabare. Ni ukuvuga ngo ni hagati ya Mabare na Rubona. Ndi kuvuga hari hakurya. Hari hakurya ni Ngunda. Yego. Noneho watubwira nomero yawe ya telefone?
078 yego 23 23 50 reba kuri telefone neza ndabona umeze nkaho utari kubyibuka neza ariko 50 kuramo telefone uyirebe neza nimero ya telefone 48 zitangiye neza 078 yego 48 yego 25 yego 44 yego murakoze cyane mugire ibihe byiza naho ubutaha cawo cawo Okay, sawa.